Yes. Naragiye kureba twiga. None se mukobwa mwiza, reba ukuntu wambaye. Mama ngibi. Nta kibazo mama. Hava se utayica, hava utayica. Ikibazo. Urusohoka wambaye gutyo mwana. Ese mama uragira ngo njye nambara nk'ibyo ngibyo wambaye koko. Ntabwo nazabona umugabo mama. Ngeze ko nabyambaye ko namubonye mwana wawe. Mama mu gihe cyanyu nibyo rero bigezweho nabwo ubu ngubu n'ibintu bigezweho. Nyamara mwana wanjye, umwana avayo ushatse wajya wambara ukikwiza. Oya mama ni ukuri uzarebe n'abandi bose niko biba bimeze. Ntabwo ari uko njye njyenyine wambara gutya. Arambara no gutyo. Mama hari mu gihe cya mbere ariko ubu ngubu twe mwana turi mu kigero kimwe ntabwo twakwambara nk'ibyo ngibyo byanyu. Twebwe cyacu ni ibi ngibi mama. Urabona uzabona umugabo? Mama ni abahungu b'iki gihe nibyo bakunda. Aha, mwana wanjye umwana avayo. Ngaho ikomereze none migeze. Mwakoze mama. Mwakoze. Komeza mwana. Mwakoze mama. Mwakoze. Amazina yanjye ni Mukamusoni Odeta, ni umuvugabutumwa bwiza muri paruwasi ya Remera. Imana ibahe umugisha. Turagushimiye cyane. Turagira ngo tubwire dukurikije ibyo wari umaze kureba, watubwire se uremeranywa n'uriya mwana w'umukobwa ubwira mama we ko mu gihe cya none umukobwa utambaye kuriya cyangwa se utiyambitse ubusa atagomba kubona umukunzi? Nawe ubivuze neza, umukobwa rwose ni n'ikibazo kiriho muri iki gihe cya none, ikibazo gihereranye n'imyambarire y'urubyiruko rwa none. Mu by'ukuri umwana w'umukobwa biranaruhije kumugira inama. Afite ibyo abonera muri televiziyo mu gahe gato cyane ati ndashaka kwambara nka kanaka, kandi nanone uwo mwana w'umukobwa afite ababyeyi bamubwira bati nyamuneka mwana wacu dore uko umwari kera byagendaga. Umwana ntabyumve, ati ko abana bo kwa runaka babyambara. Umuco nawo ufite uko udutegeka. Mu muco harimo ibyiza harimo n'ibibi. Mu by'ukuri umuco nyarwanda agenda awukunda cyane, ushaka ko umwari yifata neza akambara neza. Hari n'uwavuze ngo mbese ngo murashaka ikanzu ya santimetero zingahe ngo umuntu abe yambaye neza. Undi akakubwira ati se ni ukugeza hehe ngo umuntu abe yambaye neza. Ariko ntawe utazi kwambara wikwije, burya babyirengagiza akenshi babizi. Hari ikibi rero, tubwire urubyiruko rwacu imyambarire ni kimwe mu bintu bishobora kubakururira akaga, cyane cyane rero ndaza kuvuga mu buryo rusange, mvuge no mu buryo bwo mu itorero ku muntu w'umukristokazi. Mu buryo rusange umukobwa wikwije aba yiyubashye, naho uyu mukobwa yambaye twa tundi atuma abantu bahisi n'abagenzi bamurangarira, ari naho amakritika aturuka. Ariko uriya yambaye tugufi kubera iki? Dore n'amaguru ye, ugasanga utumye amagambo agukurikira. Cyangwa se niba ufite n'ayo maguru meza da, ugasanga noneho bikanguye ibitekerezo by'abantu b'abasore, abagabo, ugasanga bakugushije mu cyaha cy'ubusambanyi. Wenda wavuga uti ubu se ni ukuba ko bambara bigufi basambana? Oya, uteye noneho ibitekerezo bibi abakureba. Umukristo rero we noneho akarusho ke, munyemerere, hari ijambo ryanjemo dukwiye gusomera abana bacu. Riravuga ngo urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto, urwandiko rwa mbere ni ibice 6, umurongo wa 19 tugeze kuri 19 gusa. Haravuga ngo mbese ni ikibazo yabajije Abikorera, ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge. Burya rero
nagira inama abakobwa bacu mbere yo kwambara n'imyenda si abakobwa gusa, natwe ndetse n'abandi bakiri batoya n'abagabo, rimwe na rimwe ukajya wambara umwenda ukabwira Imana uti ese Mana mu mutima, Imana iba mu mutima, ese Mana uyu mwenda uraguhesha icyubahiro, ukawambara. Ariko iyo ari ibintu byawe bwite uhuguza ibyo ushaka, ibyo nibyo bigutera akaga. Mu magambo make rero ni bibi, n'umukobwa w'umwari w'umunyarwanda akwiriye kwikwiza, ariko akarusho umurokore, niba navuga iryo jambo, umurokore akikwiza akambara ibidatuma yagwa mu mutego uwo ari wo wose. N'iryo jambo numvaga nagusubiza urakoze cyane, cyangwa se nabwira urubyiruko runeze amatwi.